Indirimbo nyinshi za Ambassadors Choir of Christ twakunze turi benshi, ariko birashoboka ko tuba turi abantu bake bazi ubwishingima bw'ubuhanga n'ubutumwa bwiza twumva muri izi ndirimbo. Uretse ko abantu benshi twarakunze ijwi ryiza ry'akataraboneka twumvishe mu ndirimbo nka Yesu ni inzira, Imirindi y'Uwiteka, Upendo n'izindi ndirimbo za Ambassadors Choir of Christ, ni bake tuzi uyu mugabo. Uyu mugabo reba nonaha yandikiye korali indirimbo zigera muri 300 zose, kandi nyinshi muri zo nizo benshi dukunda. Umugabo nta wundi ni Joel Musozi. Ariko se ubundi ni gute uyu mugabo nk'uyu nguyu utarigeze yiga umuziki, akaba atarazi ururimi rw'Ikinyarwanda cyangwa ruvukire mu Rwanda, yaba bakimenye bose mu kwandikira amakorali menshi yo mu Rwanda indirimbo? Reka tumuvugeho. Ku itariki 8 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1969 nibwo mwarimu Joel Musozi yavutse, avukira mu karere kitwa Luwero gaherereye mu gihugu cy'Ubugande. Mwarimu Joel Musozi yavukiye mu muryango w'abana 11, bavuka ari uwa 10. Se yitwa Hannington Septinge, nyina kitwa Lios Nabunya. Amaze kuza imyaka 4 y'amavuko nk'uko abyivugira, ababyeyi be baratandukanye. Kuva ubwo we n'abandi bavandimwe be basigara hanini barirwa na nyina Elios Nabunya. Papa na mama baratandukana. Mama aji wabo we yavukaga mu mujyi, agiye atangira kutujyana gahoro febwe nk'abana muri mari twese twakuriye wabo wa mama. Uko giwe bajya gutandukana nari mfite imyaka ngira ngo 4. Ibyo bihe bikomeye yakuriyemo byamuremye ubumuntu no kwishingikiriza ku kwemera Imana. Nubwo iwabo barabangirikani, Joel Musozi avuga yuko byasaga nkaho ari kwizina gusa ngo kubera ko atigeze abona se ajya gusenga n'umunsi n'umwe. Iwacu byitwaga yuko ari abangirikani. Yego, itorero basengeragamo. Niyo babarizwagamo, ariko badasenga. Papa ntabwo sinigeze mubona na rimwe yakandagiye mu rusengero. None ni gute yaba yarisanze mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7 nyamara mu bangirikani yavukiyemo atarigeze ajyayo? Joel Musozi abajijwe ko yageze mu Badiventiste umunsi wa 7, yasubije ko mukuru wabo ari wabanje kubajyamo binyuze mu kigo yigagamo cya boarding. Mu kugaruka aza yigisha barumuna be iby'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7, nabo barayoboka. Kuva ubwo batangira kwitwa Abadiventiste umunsi wa 7. Mu kuba mwizera mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7 niho impano yo kuririmba ya Joel Musozi yagiye igaragarira. Nubwo atigeze yiga amashuri yigisha umuziki, impano yo kuririmba yatangiye kugaragara ku myaka ye mike abikisha korali zo ku rusengero yasengeragamo. Urugendo rwo kuba umunyamuziki rwatangiye mu mwaka w'1985 ubwo yari afite imyaka 13 y'amavuko. Mu buryo bw'uruhurirane, hari umwarimu w'ishuri wasengeraga mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7 wavuye mu karere kitwa Luwero, karimo intambara ikomeye yari ihanganishije ingabo za Milton Obote zari zihanganye n'iza Joel Kaguta Museveni. Mu ntambara yatangiye mu mwaka w'1981 ikarangira mu mwaka w'1986, nyuma y'imyaka 5 yamaze, ikaba ijwi rya nyuma ryemeje Joel Kaguta Museveni nk'umukuru w'igihugu cy'Ubugande. Mu gihe intambara irimbanyije mu duce twinshi tw'Ubugande, cyane cyane mu karere kitwa Luwero, Christina Blabwa wari umwarimu mu kigo cy'amashuri akanaba ari umwarimu w'isomo ry'umuziki, yahungiye mu gace kari gaherereyemo urusengero Joel Musozi yasengeragamo, kubera ko ariko gace kasaga nk'akarimo amahoro kurusha utundi. Akimara kugera muri aka gace, yatangiye gusengera mu rusengero Joel Musozi yasengeragamo. Bidatinze ahita anashinga korali y'abana bo muri urwo rusengero. Joel Musozi n'abandi bana bo muri icyo gihe batangira kwigishwa amasomo y'ibanze mu muziki. Joel Musozi avuga yuko iyo mwarimu wabo Christina Blabwa yabaga arimo abayobora mu majwi azwi nka solfa notation cyangwa se solfège mu rw'Igifaransa, ngo we yabaga arimo atekereza uko byamera abaye ari we uri kuyobora abandi mu muziki. Kuri we ukuyoborwa n'umugore ari abantu b'abagabo yumvaga ari ibintu bigayitse cyane. Iby'abagabo rabizi bazi kumva ko ari bo bakomeye. Yego, nkajya ngira ishyari nkavuga nti uyu si umugore ariko agahagarara imbere y'abagabo natwe twese akatwigisha. Nkaharanira muri nge nkiri umuhungu rimwe nzahagarara imbere y'abantu mbigishe kuririmba. Haleluya. Aha niho yatangiye kugira ishyaka ryo kuzaba umunyamuziki mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ubundi mu mwaka w'1988 yandika indirimbo ye ya mbere yatangiye kujya iririmbwa n'andi makorali yaragiye atandukanye. Gusa ariko urugendo rwo gushakisha ubuzima nk'umusore kuri we rwari rutangiye. Mu mwaka w'1990 Joel Musozi yavuye mu gace yari atuyemo yerekeza mu karere ko muri Uganda kitwa Kalegwe, aho yatangiye gukora nk'intumwa ushinzwe stoke
n'ushinzwe umutungo wa clinique yitwa Maristops Kavule iherereye muri Makerere ahangaha ari mu mujyi. Izo nshingano zose akomeza kuzifatanya no kwitabira iteraniro ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Aha mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi riherereye i Karerwe niho yahuriye na Fred Kirya uzwi cyane nk'umwanditsi w'indirimbo. Ubundi Jola Musozi, Fred Kirya n'urundi rubyiruko rwo kuri urwo rusengero bishyira hamwe bashinga korali yitwa The Living Hope Choir mu mwaka w'1992. Nyuma y'imyaka ine Jola Musozi akora muri Maristops Kavule Clinic yasezereye aka kazi amara igihe kitari gito ari mu bushomeri nyuma yo gusubira mu mudugudu w'iwabo witwa Nakanaku ku mpamvu zo kuba hafi ya nyina Elios na Punya wari umerewe nabi n'ibibazo by'umutima yaramaranye imyaka. Ariko ni gute Jola Musozi yageze mu Rwanda? Jola Musozi avuga yuko ashobora kuba yifitemo amaraso y'Abanyarwanda bitewe n'ukuntu yakunze u Rwanda kuva kera kuri rwa rwego we n'abavandimwe be bumvaga radio y'u Rwanda y'icyo gihe nyamara batumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Tukaba tutazi Ikinyarwanda, tukaba nta Banyarwanda tubana cyane, ariko ndakubwira nti iyo radio yacu yari yamabuye, nta muri twakiraga amabuye, ariko ntago urushinge ntago rwavaga muri radio Rwanda. Abantu benshi tujya kumenya Jola Musozi twamumenyeye muri Korali Ambassadors, dore ko ari nayo korali yo mu Rwanda yabanje gutoza ibijyanye n'umuziki. Ariko kandi ntabwo ari ibintu byahuriranye gutyo gusa, kubera yuko Ambassadors Choir of Christ yari igizwe n'Abanyarwanda batashye bavuye mu gihugu cy'Ubugande. Mu mwaka w'1995 nibwo Ambassadors Choir of Christ yashinzwe, itangizwa n'Abanyarwanda 25 bari biganjemo abanyeshuri. Iyi korali yari ifite intego yo kubwiriza amahoro mu Banyarwanda, kubahumuriza no kunga ubumwe bw'Abanyarwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata mu mwaka w'1994. Bimaze kugera mu mwaka w'1996 Abanyarwanda bamwe batangije kuri Ambassadors batangiye kuyivamo gake gake ku mpamvu zo gushaka ubuzima no gukomereza amasomo yabo mu bindi bihugu. Kuri bamwe kugira ngo Jola Musozi agere muri Korali Ambassadors byagizwemo uruhare rukomeye cyane na Vice Chairperson w'iyi korali uzwi nka Sister Rachel. Ubwo Rachel yakomerezaga amasomo ye mu gihugu cy'Ubugande yajyanye n'abandi banyamuryango batatu barimo umucuranzi wa piano. Gusa abasigaye muri Korali Ambassadors abasezeranya kuzakomeza kubafasha ku giciro cyose byamusaba. Sister Rachel ageze muri Uganda yahuye n'umusore bari basanzwe baziranye kuva kera, uwo ni Kigozi Samuel. Bamaze guhura baganire byinshi, ariko kandi Sister Rachel wari uvuye mu Rwanda anamutekereza uburyo asize Korali Ambassadors imeze, amusaba ubufasha nk'umuntu yari asanzwe azwiho ubuhanga bwo kuririmba. Icyo yamusabaga kwari ukujya mu Rwanda agafasha iyi korali yari imenyura mu bihe bitoroshye byo gutakaza abanyamuryango bari bayifatiye runini. Kigozi Samuel yaramwemereye, gusa ahura n'imbogamizi z'uko nubwo yari umuhanga mu kuririmba, gucuranga byo byari byaramwihishe. Mu gihe yarimo ategura uburyo yazajya mu Rwanda gufasha Korali Ambassadors, yatekereje ko afite inshuti i Bugande izi gucuranga. Iki gihe nibwo yahise yegera inshuti ye Jola Musozi amusaba yuko bajyana mu Rwanda bakajya gufasha Korali Ambassadors yari isa nk'iri gusenyuka bitewe no gutakaza abanyamuryango bakomeye. Bitewe nuko muri icyo gihe nta kazi Jola Musozi yari afite, yarabyemeye. Ubundi ku itariki 2 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'1997 berekeza mu gihugu cy'u Rwanda baje kuba abanyamuryango ba Korali Ambassadors. Nk'uko bari barabyemeranyije, Jola Musozi yabanje kuba umucuranzi wa piano, icyarimwe aba n'umuririmbyi utera inkikirizo ibizwi nka backing. Nubwo Jola Musozi yari yaravukiye mu gihugu cy'Ubugande akaba naho yakuriye, ntabwo kumenya ururimi rw'Ikinyarwanda byamugoye cyane, kubera yuko na mbere yuko aza mu Rwanda yari asanzwe afite inshuti z'Abanyarwanda mu Bugande. Mu mwaka w'1998 yafashije Korali Ambassadors kwandika indirimbo yitwa Babylon. Kuva icyo gihe yakomeje kwandikira iyi korali indirimbo nyinshi, harimo n'iyitwa Ebaruwa yasohotse mu mwaka w'2018. Ikaba imwe mu ndirimbo ziri mu rurimi rw'Ikigande zatumye Korali Ambassadors igira abakunzi benshi mu gihugu cy'Ubugande, kugeza banahakoze tour yo kujya mu Bugande kujya kwataramira. Kubera indirimbo nyinshi Jola Musozi yandikiye korali nyinshi zo mu Rwanda, Abanyarwanda bamwise mwarimu nk'izina ry'icyubahiro cyo kuba umutoza ukomeye cyane w'amakorali. Mwarimu Jola Musozi ni umubyeyi w'abana batatu, akaba afite umugore nawe usanzwe ari umuririmbyi. Avuga ko icyo yifuza ari uko abana be bazatera ikirenge mu cye nabo bakazaba abanyamuziki baririmba indirimbo zo guhimbaza Imana. Abana tugomba ko gushyiraho imbaraga zo kubereka
umurongo wumva wakwifuza ko aribo bafata. Turagerageza jewe na nyina wabo mama wa nawe no muririmbyi. Kuri we ngo umwana w'umukobwa niwe ugaragara nk'ushobora kuzatera ikirenge mu cye bitari kera bitewe n'ishyaka bafite ngo bitandukanye n'abana b'abahungu. Uko ndatekereza ko bazabishobora. Kandi cyane muri ya mukobwa arabikunze cyane. Yego. Abahungu rabazi no mu busanzwe ntureba amakorari. Uretse ko mwarimu Jola Musozi azwiho kwandika no kuririmba, uyu munsi atunzwe na studio itunganya amajwi iherereye mu gihugu cy'u Buganda hafite. Birashoboka yuko wakibaza impamvu uyu munsi mwarimu Jola Musozi yaba afatwa nk'ibuye rikomeza imfuruka muri Chorale Ambassadors. Birigaragaza, dore impamvu mwarimu Jola Musozi yubashywe cyane muri iyi korali. Impamvu ya mbere, yazanye uburyo bwihariye bwo kunganya amajwi atandukanye, anagira ijwi ryihariye aririmbamo muri iyi korali. Impamvu ya kabiri, yandikiye korali indirimbo nyinshi zirimo imirindi y'Uwiteka, Yesu ni inzira, ibyo unyuramo n'izindi. Impamvu ya gatatu, yatumye Ambassadors Choir of Christ ihinduka korali mpuzamahanga binyuze mu ndirimbo yandikiye zabaga ziri mu ndimi zitandukanye nyinshi zikoreshwa cyane mu bihugu byinshi byo ku isi, cyane cyane byo muri Afurika. Impamvu ya kane, yayoboye neza iyi korali anayifasha kunyura mu bihe bikomeye nyuma y'impanuka ikomeye yabaye mu mwaka wa 2011 igahitana abanyamuryango benshi bo muri iyi korali. Icyo gihe yabandikiye indirimbo ziganjemo kubahumuriza no kubakomeza, zirimo yitwa Pweto Pazuri cyangwa se mu Kinyarwanda yiswe Iwacu Heza na Turi Bapya. Tugenekeje mu Kinyarwanda yari kuvuga ngo turi bashya. Nyuma y'izi ndirimbo, abanyamuryango bumvaga yuko korali igeze aharindemuka, bongeye kugira icyizere cy'uko Imana ikiri ku ruhande rwabo. Ubundi bagarura imbaraga bakomeza nka korali ikomeye kugeza uyu munsi. Uruhare rwa mwarimu Jola Musozi mu ndirimbo zihimbaza Imana muri korali yitwa Ambassadors Choir of Christ ntuzibagirwa mu banyarwanda bose. Uretse n'abadivantiste umunsi wa karindwi, amatorero hafi ya yose n'abanyamuryango b'ayo matorero bakunda Jola Musozi, bagakunda indirimbo nyinshi z'abadivantiste umunsi wa karindwi zanditswe n'uyu mugabo. Nitwa Nsengiyumva Olivier, ini soko y'ubuvumbuzi, naho ubutaha.